Amahoro ya Kristo abane namwe. Nishimiye kongera kubabona. Bahaye ikaze kuri iyi channel ya Madeleine Mando. Nanjye nishimiye kongera kuba hano. Umunsi wa Kristo ntago uzasohora. Kristo ntazagaruka. Cya gikorwa cyo kumwimura kitarasohora. Aho umwana wo kurimbuka azicara mu rusengero akishyira hejuru y'ibyitwa imana zose. Ayo ni amagambo amwe Pawulo yandikiye Abatesalonike ababwira Abatesalonike, sinzi ko narivuga, ababwira kugira ngo be kunamuka kugira ngo bacike intege, ngo bahangayike, bahagarike imitima babitewe n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri Pawulo na bagenzi be, ruvuga ko umunsi w'Uwiteka wasohoye. Rero ndareba nsomye ayo magambo y'uwo mwana wo kurimbuka kwishyira hejuru, mbigereranya n'iki gihe. Mu by'ukuri Kristo ntaraza, ariko hari ibigomba kumuranga kandi byamaze kuba, birimo kuba mu maso yacu, ahubwo nubwo tutabibona ariko birimo kuba. Ubutegetsi bwinshi cyane buri gutwara isi kandi mu ibanga tutabizi nk'abakristo. Akenshi twisanze natwe ubwacu tuyobye, turakora imigenzo y'idini, turakora ibintu byose tutazi uko byatangiye, kandi byose tukabikora mu izina ry'Uwiteka Imana. Ariko buri muntu wese ahagaze kabanza akiyumvira, agatekereza, akasaba na Mwuka Wera ishurirwa. Ndatekereza ko Imana yo mu ijuru yashobora kugarura imitima yacu, ikagarura imitima yabo bayishaka mu kuri kandi bashaka kuyitunga mu mitima yabo. Reka rero tubanze dusenge mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, tukagabana n'ubutumwa bw'uyu munsi. Uwiteka Imana wera wa Isiraheli, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, nongeye gushima izina ryawe ryera. Nkuhaye icyubahiro Mana, nkurambuye amaboko, umutima wanjye ndakuzamuye, nkushyize hejuru. Uri Imana ibereye, Imana ikwiriye. Data, ndagushima ko wongeye kungarura hano, kandi Imana nicaye hano nk'igikoresho. Ndakwinginze ngo umwuka wawe wera avugire muri jyewe, ntabe jyewe ahubwo abe ari we ugaragara. Mwami, ni wowe uzi iri jambo mpaye icyo wifuza ko rikora mu mitima yacu. Njye sinshoboye, sinzi no kuvuga Mwami. Reka mwuka wawe wera abe ari we uvugira muri jye, atwigishe, aduhishurire iby'iri jambo. Kandi Mwami Imana Data, icyo wagambiriye ko kigerwaho kubw'iri jambo, reka kigerweho mu mitima y'abantu bazaryumva, ndetse nanjye ubwanjye wicaye ugiye kurinyuzwamo. Reka icyubahiro kikugarukire. Icyo mpeje n'imbaraga z'umwijima zose zashaka kwitambika, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amaraso ya Yesu Kristo arya ahumanura, amaraso ya Yesu Kristo akiza indwara, amaraso ya Yesu Kristo aturinda uko bukeye n'uko bwije, amaraso ya Yesu Kristo adutsindishiriza. Niyo nitwikirije, niyo ntwikirije buri muntu wese uzumva iri jambo, niyo ntwikirije imiryango yacu, niyo ntwikirije ibyacu. Data, uburinzi bwawe bukomeze kutubaho. Reka imitima yacu yakire neza Mwami Imana icyo wagambiriye kutugezaho. Icyubahiro kikugarukire, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera dusenze twizeye, amen. Turasoma mu Batesalonika ba kabiri ibice 2 umurongo wa 3. Ariko kugira ngo ngere ku murongo wa 3, ndagira ngo mpere ku wa mbere kugira ngo wumve aho uwo murongo wari uvuye. Turabinginga bene Data kubwo kuzaza, umutwe w'ijambo uravuga ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Turabinginga bene Data kubwo kuzaza k'Umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge, cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'Umwami wacu umaze gusohora. Umurongo wa 3. Ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza
kurya kwimura imana kutabanje kubaho, kwimura imana niko ntekereza, imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Pawulo arabitubwiye ko Kristo atazagaruka kurya kwimura imana kutabanje kubaho. Wenda ni ikimenyetso kizabaho kikagaragarira amaso ya bose icyarimwe, ariko ibintu byose mbona byanditseho hano byose byatangiwe gukorwa. Imana twarayimuye twebwe ubwacu mu mitima yacu, kubera ibinyoma by'umwanzi, kubera uburyo bwinshi tutigeze dutekerezaho, mu nzira nyinshi cyane, kubera kwizera ab'Imana ivugiramo, abo dutekereza ko Imana ikoreramo. Twahishwe amabanga menshi, twahishwe ubwenge bwinshi bw'Uwiteka kubera kwizera abantu. Icyo mvuga ni iki: hari abantu batazi ko Imana ishobora kubumva, hari abantu batazi ko Imana yavugana nabo. Ndabizi nanjye nari umwe muri bo kera cyane, ntago mu by'ukuri nakuriye mu idini, nakirijwe mu idini rititwa ADEPR, ariko naje gukurikirana amateka nsanga yari ADEPR, ariko ikintu tutakoraga ni ukwambara ibitambaro mu mutwe. Ntago bigeze bakitwigisha, ntibigeze batubuza kudefiriza imisatsi, ariko ubundi gukizwa nyako barakutubwiraga, batwigishaga kwambara, kwikwiza. Rero ntago nari nzi ko Imana ivuga. Kandi namwe mwibaze, niba narakijijwe mfite imyaka nka 10, nari ndi muri primaire, ndi mu mwaka wa 4 wa 3, imyaka 19 aho ngaho, nkaza kumenya ko Imana ivuga muri 2015. Wumva urwo rugendo rwose nagenze, wibaza amacaci yose nanyuzemo. Nari nzi ko Imana ivuga mu ijambo ryayo nyine, nari nzi ko hari ijuru, nari nzi ko hari umuriro, ariko hari ibintu byinshi nari ntazi. Rero ndinda ngira ngo bwa mbere nahura n'umuhanuzi ni nk'umwaka wa mbere, niwo mwaka nakoreyemo mariage 2010. So icyo gihe cyose nibwo nahuye ku buryo nasigaye nicara ndavuga uyu muntu ni umupfumu, kuko ntago nari nakazi ko mu nzu y'Imana bavuga. So kubera rero kutamenya ibyo bintu, kimwe n'abandi batabizi, hari abantu bazi ko Imana ivugira mu bahanuzi gusa. Ni nayo mpamvu abahanuzi bagwiriye, abandi bakabyinjiramo atari imihamagaro yabo, kandi bayobeje benshi cyane. Bimuye Imana mu mitima yacu, bimuye Imana mu ngo zacu, twimika ibintu tutazi, tutanasobanukiwe, ari byo batubwira. Njya numva ubuhamya bwinshi cyane bw'abantu bayobejwe n'abiyitaga abahanuzi. Ntago ikibazo nuko twese dusa nkaho tutigerera ku Mana. Iyo bije kuyumva, buri muntu wese akenera kumva icyo Imana imuvugaho, ariko ntago dushishikarizwa cyane kuba twajya kubyiyumvira. Naje nsanga izo ni inyigisho zitigishwa mu rusengero. Mumbabarire, jyewe aho nanyuze hose batwigishaga gusenga, tubwira niba ukeneye ikintu usenga, ariko sinigeze mbona isomo, sinigeze nicara muri klasi cyangwa muri Bible study cyangwa ku cyumweru ngo batwigishe ukuntu umuntu avugana n'Imana. N'ubivuze akabivugaho gatoya simbuka, ari utuntu two gutaruka. Icyo rero ni ukuvuga ko ari ikibazo gikomeye cyane, gituma abantu benshi basigara batazi. Nyamara formule yo kwegera Imana nta nihari, ni ibintu byoroshye, ariko abantu barabikomeza kumva ko niba utiyirije amasengesho y'iminsi 40 utakiranutse.
ukumva niba udasenze igihe kingana n'isaha isengesho ryawe ritumvishwe. Batwigishije Imana nabi, tuyifata nabi kugeza n'uyu munsi hari abo bibereye ikibazo. So hanyuma rero muri ubwo buryo Satani we ahita yitambikaho neza cyane, atuzanira uburyo bworoheje. Ubwa mbere ni gukoresha amavuta ya elayo cyangwa amazi. Mwuka Wera iyo usenga ashobora kukongorera ikintu mu gutwi akubwira ngo kora iki kintu bitewe na kondisiyo yawe ako kanya ukagikoresha. Muribuka ko Yesu yatobye akonda akagasiga mu maso y'umuntu agakira. Imana ifite formule nyinshi cyane, yashobora kukubwira ngo terura ibuye urikubite hariya ikibazo cyawe gikemuke. Niba ari Imana ariko ibivuze, Imana y'ukuri, kubera ko dufite n'izindi Mana kandi ziravuga. Ni imyuka myinshi cyane iri kuvugira mu bantu, kandi iyo myuka nayo irarondora. So uyu muntu akubwiye ibyawe uhita wumva ukumva ko ari Imana ivuze, n'indi myuka irarondora. Hanyuma rero simbihakanye ko Mwuka Wera atakubwira ikintu. Nanjye hari ibyo yambwiye pe byinshi. Ndibuka n'igihe ni nk'umwaka washize, umwaka wa 2021 hari hatarashira nk'umwaka umutware wanjye apfuye, hari hashize amezi umwaka wa utaragera. So ndibuka rero igihe kimwe nahetse umwana wanjye yararwaye, noneho njya kwa muganga bampa umuti. Ariko kubera ko ari umwana munini, yari umwana munini nubwo agenda akura arambuka, bampa umuti. Uwo muti rero warahumuraga ukuntu, wari ufite impumuro isa nk'ikazi. Ntashobora kuwushyira mu mata kuko barambwiye ati niba akunanira kumufata wenyine uwushyire mu mata. Iyindi nayishyiraga mu mata akanywa atabizi, agakomba kakamaramo. Uwo nguwo rero sinashoboraga kuwushyira mu mata, sinashoboraga kuwushyira mu mazi, byabaga ngombwa ko mufata nkawumwihera, birananira. Rimwe rero mpeka umwana, ndagenda mpagarara muri closet, muri garde-robe, hana narakoze space, narashyize amatapi ariho nsengera. Mpeka umwana ndavuga ngo Mana y'abapfakazi, mfite umwana ku mugongo, umuti ndawufite, sinabuze umuti ndawufite, ariko ntabwo nshoboye kuwumuha. Umuntu nashobora guhamagara andi minota 30. Abantu baba bafite gahunda nyinshi. Ndavuga ngo Mana nkora iki ku mwana wanjye akeneye umuti, ndabigenzane. Numva ijwi rimbwiye ngo genda uteke beterave. Nari nzitunze, buri gihe ndazitunga iwanjye muri frigo, nkazitekamo ji akaba ariyo tunywa. Ji n'inanasi n'ibiki, nari nzitunze nzifite, ariko sinigeze ntekereza ikintu, sinigeze nanakimenya kuko sinari nkinze. Ngo genda uteke beterave, amazi yayo uyiteke, uyitogose, ikateka tuyitogose amazi yayo, akaji uri bukuremo nta ntuza kagira, nta teste kagira, ntago wakamenya ugashyize mu kintu umuntu ntiyamenya ko ari cyo wavanzemo. Ujye ushyira mu mazi, ushyire no mu mata umuhe. Naragiye uwo munota ndabikora, ndateka ka kaji kamaze guhora, nkasuka mu mazi. Uko ngiye kumuha amazi yo kunywa mu gakombe nkongeramo nkamuha. Umwana ahita akira, umwana petiraza vuba cyane. Guhera uwo munsi ntabwo nongeye kujya gushaka uwo muti, ahubwo natangiye kumuhereza beterave. Rero Mwuka Wera ashobora kukubwira ikintu kijyanye n'ikibazo cyawe ufite. Ashobora kukubwira ngo musiga amavuta, ntabwo mbyanze. Ashobora kukubwira ngo muha amazi, ariko ari ubikubwiye. Ariko iyi systeme yo gutunga icupa ry'amavuta mu nzu, buri gihe cyose umwana yaterwa cyangwa yakorora ukirukanka ugafata ya mavuta ukamusiga, wamaze kwimura Mwuka Wera, nta mbaraga z'Imana. So Satani yaradushyigikiye mu bunebwe, kubera ko hari ibyo tutamenye, hari ibyo tutabwirwa, hari ibyo twigisha. Batugirayo, baradusengera, badutambira ibitambo, babitujyanira ku musozi, Imana irimurwa. Mbabarira ijambo sinarirepese, ndihawe nicaye hano, sinzi impamvu ndi kwibanda, ariko ubwo nyine nuko nguko Mwuka Wera ari kuyobora. So rero kutamenya kwigira ku Mana kandi mu by'ukuri kwivuganira nayo kuyigira imbere, byatumye dushyiraho abantu batugererayo. Abo bantu baratubeshye, abo bantu batuzaniye imikoshi myinshi, kuko bamwe ntituzi naho baturuka. Bamwe barakoresha imbaraga mbi, imbaraga z'umwijima, abandi babirimo nka business. Ni abantu bakora bishyurwa bagomba kurya.
none uzamenya gute ukurarinde igikorwa cyo kwimura Kristo kitarabaho, Kristo ntazaza, cyo kwimura Imana kitarabaho. Ariko mbere yuko yimurwa ku mugaragaro, mu mitima y'abakristo iracyicayemo, turacyafite Imana mu rusengero. Ibintu byose ko byahindutse, ibintu byose ko bisigaye dushaka ibyoroshye byihuta. Ibyumba bya kera ndibuka nkijya mu byumba muri icyo gihe Imana ikimara kungenderera, itaranangenderera kwanza, nkimara kurwaza umwana 2015, nagize inyota cyane yo kuko nibwo bwa mbere nari maze kumenya ko Imana ivuga. Imana yankirije umwana anyuze mu muhanuzi. Numvaga inyota nyinshi n'inzara, ndirukanka nkajya, ariko ibyumba nagiyemo byari bifite ikintu kimwe nakunze. Habagaho umuntu uhagarara ku muryango bakavuga ngo ni ku rukarabiro, uje wese bakamunyuza hariya, ukabanza ukatura n'ibyo usizeyo. Akenshi bahagarikaga umuntu uzi no kurebayo, nawe ngira ngo ufite Imana Imana yakoze ku maso, akakubwira ngo n'icyo ugisizeyo, ngo none kino mbe ukihana, ukinjira mu cyumba wamaze kwihana. Umwuka w'Imana ntiyatindaga kumanuka kuvugana n'abantu be, nagiye mbibona, ariko babaga bihana. Uyu munsi rero ibintu byaroroshye, ntago tukihana. Ibiterane sinkumva ibiterane byo kwihana. Ibiterane byo kwihana, kera bakoraga igiterane twe tukibyiruka tugikura, muri ibyo bihe twakijijwemo. Ndibuka bubakaga urusengero iwacu, pasiteri mukuru wacu n'abandi yari ari kumwe nabo bazi iwacu, baje guca ibiti byo kujya kubaka urusengero mu ishyamba ry'iwacu. Ngeze mu rugo, mukuru wanjye arambwira ngo yakijijwe, bari hano. Nanjye narategereje, ndavuga ngo sinzi ko ejo buzagera bakaza ku mugoroba nanjye nkakizwa. Icyo gihe iyo bakoraga igiterane, wabaga uri kuri icyo giterane, bahamagara abakizwa ukumva Yesu azaza ejo, nudakizwa none urasigaye. Ibyo bintu byagiye hehe? Ibiterane by'ubu ni ukuririmba, ni ugukora ubudansi bumwe buva kwa Satani tutazi intangiriro yabwo, ni ibintu by'amarushanwa, ni ibintu mbese ni show. Turakora ibintu byihuta, turashaka ibintu byihuta. Satani rero nawe yabyinjiyemo neza, arabiduha vuba cyane. Ukeneye isengesho, ukeneye kumenya icyo Uwiteka kuvugaho, urahamagara umuhanuzi, agahita ajya mu mwuka, uwo twita umwuka, akaba atangiye kukubwira, kandi arakubwira ibyiza gusa. Imana itatubwira kwihana ibyaha, kandi ari Imana ikiranuka. Impuhwe dufitiye ni izihe? Kubera yuko wibuke ko Matayo 5:8 haravuga ngo hahirwa abafite imitima iboneye, kuko abo nibo bazabona Imana. Nta muntu udakiranuka uzabona Imana. None Imana itubwira twuzuye ibyaha, Imana ikatubwira tuvuye gusambana, Imana ikaduha amasezerano tuvuye mu bapfumu, Imana ikaduha amasezerano tutayizi, Imana ikaduha amasezerano, ntitusabe kwihana, ntitusabe n'uguhanurira ubwe. Hari n'igihe nabo baba bari abanyamakosa, nawe ubizi ukaba ubizi ngo arakora ibi ngibi, yaranze akaguhanurira. Imana irakicaye mu mitima yacu, Imana irakicaye mu rusengero usengeramo, kuko ishobora kuba itahari, wowe nubwo wakiranuka ariko uri ahantu itari, nabyo biragoye. Ni ibindi kuko aho Imana itari, Satani arahicaye. Ntabwo nta bintu, nta kintu, nta ntuza, nta neutral point ihari mu gakiza. Urakijijwe cyangwa waraguye, ibintu ni bibiri, ntabwo wahagararamo hagati aho ngaho. Isengesho ryanjye nuko twakwishakamo, buri muntu wese agatera itoroshi mu mutima we, ukareba niba Imana ikicayemo, ukareba niba Imana yicaye mu rusengero urimo. Njye nyambwira abantu ngo usengere n'urusengero ujyamo bakabyita ibyanjye, ariko iyo ugiye mu rusengero rubi, rwangiza ubuzima bwawe, ruragukerereza. Iyo rutakwishuka hava Uwiteka akahakuvana, rukwica mu mwuka, usibye ko no mu mubiri rwakwica. Nigeze nisanga mu rusengero rutari urw'Imana, ariko ingaruka byagize ku buzima bwanjye n'uyu munsi zimwe ndacyazifatishaho imitwe y'intoki. Uzisanga bakujyanye
buri kimwe cyawe cyaboshywe uboshywe kubera ko wagiye ahantu hadakwiriye, hanyuma urugendo rwa deliverance igihe Imana izakubohorera usenga, uwo mwanya wose utakaje wakabaye ugenda urundi rugendo. Ndashimira Imana yo mu ijuru hari channel nyinshi njya nkurikira hano kuri YouTube. Nkunda kureba ubuhamya, numva ubuhamya, numva zaburi nshya, numva hari indi iyobokamana. Hari channel yitwa Beura washyingiwe. Iyo channel nibwo nkiyibona vuba, ariko imbereye umugisha munini cyane kuko yashubije ibibazo byose nahoraga nibaza. Hari ubutumwa, hari ubuhamya buriho bw'umudamu w'umurundikazi wari umupasiteri witwa Yvonne. Ndabashishikarije kugira ngo mubwumve guhera ku gice cya mbere kugeza ku cya nyuma. Mbega uburyo yahishuye amabanga ya Satani. Byatumye nibaza ndavuga none Mana, dufite urusengero ruzima muri iki gihe. Ese abakozi bawe tuzamenya umuzima ari nde n'utari muzima ari nde? Hari imihango twese twahuriyemo, ibintu twagize ubuzima twese dukoresha. Udakoresha amavuta ninde? Umunyu. Ariko hari ikintu kimwe nanjye cyari cyarancanze, nahoraga mvuga nkibaza ku kino kintu. Ikintu cy'abantu basaba ibitambo mbere yuko agusengera akagusaba igitambo, cyangwa niba ugiye iwe cyangwa mu cyumba cyiwe, mbere yuko agusengera ukabanza gushyira ituro mu gaseke. Ibyo bintu nanjye numvaga ntabwo mbizi, umutima wanjye ntiwigeze ibyakira. Wese kubera iki Imana idusaba amafaranga kugira ngo idusengere, kugira ngo ituvuge? Kuko ngewe nemerera ibitambo nanjye ndabitanga, ariko uburyo nemera n'ubu ngubu bwo gufata igitambo. Mana, kino gitambo nkuhaye ano mafaranga niyo nshoboye, ngiye kuyafashisha uno mupfakazi, ngiye kuyafashisha uno mukene, ngiye kuyahuye umushonje. Mana, ndayamuhaye, ariko unyemerere kubwira ituro, sinyatanze ko mfite byinshi. Unyemerere Mana, nanjye mpiki, undindire umuryango, undindire abana, undindire ayo magambo. Icyo gitambo nkagiha Uwiteka, mvuga ngo Mana, kubwira ituro, ni ituro nkuhaye, ndakwinginze ngo urishingireho nanjye ungirire neza. Ariko kivuye ku mutima wanjye, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ishaka ko dutanga dukunze. Ariko aya mafaranga, iki gitambo umuntu agusaba, ubumwe akakubwira n'amafaranga menshi utarafataho, ukiguriza ukayabona, cyangwa se waba utarayabona akavuga ngo Imana yavuze ngo ubuzanye igice. Iyo ni Imana ya Isirayeli, ubuzanye igice. Imana yagusaba amafaranga izi ko udafite, ikavuga ngo ubuzanye n'igice, uko ni uguciririkanya. Ibyo bintu giye numvaga nta sanse yabyo, numvaga kabisa ibyo bintu bitari mu bumana. Nabwo hari nuko nge ntakunda ibitambo. Umuntu wese twaba tunahuye bwa mbere ukambwira ngo amafaranga, mpita nkugiraho ikibazo, kuko nkunda gutanga umutima wanjye ubyishimiye. Imana gutura icya-10 gitange. Tambira Imana igitambo, uvuge ngo Mana, ukuye ku mutima wawe. Ariko apana buri gihe umuntu agiye kugusengera akagutambisha igitambo, ukakimenyera ukamenya ngo runaka ngomba kubanza gushaka igitambo. Ayo ni amasengesho yo kugurisha. Abantu barimo gukorera Satani mu bintu batazi. Ndabashishikarije ngo murebe ubwo buhamya, murasangamo byinshi cyane. Yahishuye ibintu byinshi cyane, byinshi cyane, byinshi cyane. Ubwo buhamya wabugira ikigero cyawe nk'umukristo w'iki gihe. Ibintu birimo ko umugore kuba umushumba nanjye byahoraga bimbangamira, simbyakira neza cyane, nkumva wabaho hakagira undi muntu uba muri izo nshingano wowe ugakorera aho hasi ye. Ariko ni ibintu byinshi cyane. Ndabashishikarije kugira ngo buno butumwa butaba burebure cyane, twibuke ko twasomye mu Batesalonika ba 2 ibice 2 umurongo wa 3, ntihakagire uboshya
Kristo ntazaza kumwimura kutarabaho, kwimura Imana kutarabaho. Imana ishobora kuba itarimurwa ku mugaragaro, rwa rusengero rw'i Yerusalemu rushobora kuba rutarubakwa, ariko mu mutima wawe Imana ikaba yaramaze kwimurwa. Kandi ikibabaje ni uko ubumwe yimurwa mu buryo tutazi, tugasigara tugenda nk'abantu batunze Imana, nyamara Imana twarayitakaje. Mwuka Wera yaragiye kera. Mwuka Wera yagiye kera rero asimburwa n'imyuka mibi. None ni gute nahoraga numva, nari mbizi ko umuntu iyo aguye Imana ntabwo imukuraho impano. Ni ukuvuga ngo niba yari umuhanuzi asigara ahanura, ako nkibaza asigara ahanura. Sinigeze menya cyangwa numva umuntu wese avuga ko iyo uwo muntu asigaye ahanura ntabwo ari Imana iri kumuvugiramo, kuko Imana ntabwo iba hatuye icyaha. Naje kubyumva muri ubwo buhamya ndavuga yes, wa mugani uyu muntu arakoreshwa n'uwuhe mwuka? Niba yaraguye aba mu byaha, bamwe bayoboye amatorero, akaba arasambanura abizi, cyangwa wenda nawe yaraguporopojeho iyo gahunda, aho yarangiza akaguhanurira, ukavuga Imana ibi bintu bikora bite? Icyo kintu cyahoraga kincanga. Ni ukuvuga ngo abantu bose baduhanure, ni ayahe masezerano twicaranye? Twayakuye hehe? Twigenzure neza turebe niba tutarakuye amasezerano kwa Satani turiyo tuyishyuza Imana, cyangwa niba twarayakuye ku Mana. Kubera yuko ababitubwira ntago tuzi uko bahagaze imbere y'Uwiteka. Intego rero ni iyihe? Wowe iyeze ihane, wowe nkawe umenye ko umutima wawe utunganiye Imana, usaba imbabazi aho wayimuye, kuko mu by'ukuri ni ibintu byinshi cyane twavuga. Niba wowe nkawe utaranayimuye, wagendanye n'abayimuye, ugendana nabo, watanze ibitambo, buri ko bagiye kugusengera utanga igitambo. Ishakishe wihane. Mu igitondo cy'uyu munsi nasomye ijambo ryo muri Yeremiya 31. Hari ahantu Imana ivuga uburyo idukunda, akavuga ngo iyo ntekereje iyo mvuze izina ryawe nkutekerezaho, nkufitiye imbabazi, nkufitiye urukundo. Iravuga ngo shakisha inzira aho wanyuze uyoba, umvaho, wongere unyure muri iyo nzira ugaruke. Reka rero natwe dushakishe inzira isubira ku Uwiteka, isubira mu kubaho kwe, isubira mu gukiranuka. Nongere mbibutse ngo nta gukiranuka nta juru. Dukomeze guhagarara gukora ibyo Uwiteka ashaka, kandi tugerageze gukomeza gukiranuka. Uwiteka Imana abagirire neza, akomeze kubitaho. Naho ubutaha, shalom.